oya byumvikane na neza ko mu buvugizi twakoze ubundi ntabwo twasabaga yuko uburaya bwemerwa bukaba akazi nk'akandi. Icyo twasabaga yuko abakora umwuga w'uburaya badahanwa, ibyo bita mu cyongereza decriminalization, bitandukanye na legalization. Impamvu twabisabaga nta yindi ni kubera icyorezo cya sida byagaragaye ko kibasira cyane abafite umwuga w'uburaya. Niyo urebye mu mibare igihe dukora ubuvugizi yagaragazaga yuko 51% y'abakora umwuga w'uburaya bari barwaye sida cyangwa ubwandu bwa VIH. Mu byakorwaga ari cyo cyagaragaragamo nuko abakora umwuga w'uburaya n'ubusanzwe leta y'u Rwanda yari yarabashyize muri key population, kuvuga ngo ni abantu bari cyangwa abantu bagomba gufashwa by'umwihariko, gufashwa kwirinda sida cyangwa se gufashwa kwivuza bitewe n'ibibazo baje gusanga by'umwihariko bo bafite mu bijyanye na sida. Ariko nubwo hariho ubwo bushake bwa politiki bwa leta y'u Rwanda bwo gufasha abantu cyane cyane muri politiki ya minisante, hariho n'itegeko ribahana, code penal y'u Rwanda yahanaga umuntu wese ukorera mu mibonano mpuzabitsina hatanzwe ikiguzi, aribo rero twita abakora umwuga w'uburaya. Iryo tegeko ubwaryo ryari n'imbogamizi kugira ngo za politiki nziza za leta zo kugira ngo abakora umwuga w'uburaya bagerweho, bavurwe, bahabwe amakuru yo kwirinda sida, ntibyari gushoboka kuko bahuraga n'umuntu ukora muri ibi bigo byacu bakamwikangamo ubushinzwe umutekano uje kubafata. Ntabwo ushobora kubageraho ngo bapime ko babaga bakwikanga. N'uwabaga yanduye ntishobora kujya gutangira imiti ngo atangiramo imiti. Rero ugasanga n'abandi bajyaga kwa muganga bagahabwa akato, kwa muganga, bagahabwa akato aho batuye. Rero tuza gusanga gukomeza kubahana ntacyo byari kutumarira, cyane cyane ko niyo ugeze mu nkiko nta rubanza uhabona rw'umuntu waba warakurikiranywe kuko akora umwuga w'uburaya. Tukavuga ati rero ayo mategeko n'ubundi ari kutubuza ahubwo twebwe kubageraho, agatuma nabo batinya kutugeraho. Rero turavuga tuti byaba byiza rero yuko amategeko yakoroshywa niba hano, kuko icyo bakeneye bari abantu si uguhama, ahubwo bakeneye gufashwa, bagafashwa kuba ukuntu bava mu buraya, ndetse n'ababurimo bagafashwa uburyo ki bakwikingira kugira ngo ntibakomeze no kwanduza n'abandi. Ni muri urwo rwego rero twe twakoze ubuvugizi dusaba inteko ishinga amategeko mu gihe bavuguraga itegeko code penal mpanabyaha, kugira ngo icyo kintu nacyo bakibuke bagikure mu mategeko. Rero ikintu rero cyaje kuba aho ngaho nuko buriya hari n'ubushakashatsi bugaragaza ngiye kubivugaho mu bihugu bihana umwuga w'uburaya n'ibidahana. Bakoze ubushakashatsi bugereranya, basanga aho umwuga w'uburaya uhanwa ubwandu bwa sida bwiyongera, ariko aho budahanwa ugasanga ubwandu nabwo buragabanuka. Rero ngira ngo ibyo byose byagiye byumvikana n'izindi mpamvu nyinshi twagiye tugaragaza mu nteko ishinga amategeko ubwo twatangaga petisiyo yacu mu kwezi kwa mbere kwa kabiri. Noneho tugira amahirwe habaho impinduka mu itegeko ritarasohoka ariko ryamaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko, ariryo bita human trafficking law, aho bavuze yuko ugiye kujyana n'ahanwa n'umukiriya w'indaya aho kugira ngo bahane indaya. Rero twebwe twabonye n'intambwe nziza yari itewe mu Rwanda ku bijyanye n'uburenganzira ku buzima, kuko ubu ngubu noneho tugiye kubageraho, ndetse n'uburenganzira bw'abagore, kuko ubu ngubu n'ababahohoteraga kubera yuko ari indaya ngira ngo bagiye kujya batinyuka noneho bagende babarege. Ariko nubwo ibyo byagezweho, ngira ngo haracyari n'ikibazo cy'uko n'abakiriya nabo ubwabo buriya nabo bari vulnerable, bakeneye kugerwaho
bakenewe nabo kwigishwa, bakenewe nabo gukorerwa ubukangurambaga kugira ngo nabo bamenye uburyo birinda. Rero nabo nitangira kubahana buriya nabo hari ukuntu bashobora kuzajya baducika nitubagereho. Ari nabwo rero dusaba ko nabyo byazagera igihe nabo ntibahanwe kugira ngo tugere kuri ya ntumbero dufite yo kuzaca ubwandu bwa sida.